Muraho neza, reka ngusuhuze nkwifurize ubuzima buzira umuze, nkwifurize ubuzima buzima, wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uri hose hirya no hino ku isi. Njye nitwa Fideli, ni njye mubana hano umunsi ku munsi kuri Sobanukirwa Class. Aha niho tugufasha gusobanukirwa byinshi ku buzima bwo mu kanwa ndetse no ku buzima busanzwe, ibibazo bigiye bitandukanye, tugusobanurira ibijyanye n'indwara, tukaguha amakuru ukeneye kumenya, haba ibimenyetso by'indwara zitandukanye, uko wazirinda ndetse n'icyo wakora mu gihe wahuye nazo. Cyane cyane twibanda ku ndwara zo mu kanwa, ariko tutibagiwe n'izindi ndwara zo mu mubiri. Ibyo byose rero tubikora kugira ngo tubafashe guteza ubuzima bwanyu imbere ndetse no kugira ngo mugire ubuzima buzima, twese hamwe dufatanyije tugire ubuzima buzira umuze. Dufatanya kandi n'abahanga mu kuvura indwara zitandukanye, tukaguha ubumenyi bugiye butandukanye kugira ngo nawe ukomeze kugira ubuzima buzima. Twari tumaze igihe kitari gito tutabagezaho ubumenyi butandukanye ku ndwara, ariko uyu munsi twagarutse kuguha ubumenyi nk'uko benshi mwagiye mutwandikira muri komenti ndetse na inbox mutubwira muti ese twakora iki mu gihe dufite iki kibazo. Twifuje rero gukomeza kubaha ubumenyi kuko twasanze mubukeneye ko hari abenshi batari bakeya rwose batwandikiye ndetse n'abagaragaje yuko ubumenyi rwose babukeneye. Niyo mpamvu rero umunsi twiyemeje ko tugiye kubibagezaho, kandi tubagezaho tubategurira video ngufiya kandi isobanura ibintu byinshi ukeneye kumenya, amakuru y'ingenzi ukwiriye kuba uzi ku ndwara runaka. Nk'ibisanzwe rero ni video zacu zizajya zitambuka buri wa kabiri saa 7 z'amanywa. Niba waramaze gukora subscribe ukaba warafunguye inzogera, ndizera ko utazacikanwa na video zacu, utazacikanwa n'ubumenyi dutanga hano kuri Sobanukirwa Class. Buri ikintu cya mbere ni ukuba ugifiteho amakuru kandi ukaba usobanukiwe. Turabashimira kandi abantu mwakoze subscribe kuri channel yacu, Imana iduhane ubuzima. Ndetse n'abandi mudukurikira mwicecekeye mutarakora subscribe, bantu banjye mumfashe abo bantu tubaye flowers. Tubashimire cyane kuko nabo bagira uruhare mu kuba turi hano. Mubaye mudakurikira ibiganiro tubagezaho ntabwo twaba duhari. Turabashimiye cyane rero, waba udukurikira warakoze subscribe, waba utarayikora, rwose umusanzu wawe ni ingenzi cyane. Icyo mwifuriza ni uko utazacikanwa na video zikurikira izi ngizi kuko zikubiyemo ibintu byinshi ukeneye kumenya. Ndagushishikariza rero gukora subscribe wowe utarayikora. Niba kandi wumva ubumenyi bukeneye, ndagusaba kugira ngo ukande like. Niba wumva kandi hari undi muvandimwe wawe cyangwa undi muntu wumva ukunda wasangiza ubu bumenyi, murangire hano kuri Sobanukirwa Class kuko niho honyine ashobora gukura ubumenyi nk'ubu kandi bwizewe, kuko tuzadufatanya n'abantu b'inzobere mu kuvura indwara cyane cyane izo mu kanwa, haba gucukuka amenyo, ifumbi, indwara zitandukanye zo mu kanwa. Muzasobanukirwa byinshi kuri zo rwose. Mukomeze rero mudushyigikire, tubane namwe, tuzahure muri video y'ubutaha tubagezaho video ya mbere, indwara zo mu kanwa tuzaba twabahitiyemo uwo munsi. Uriho nicyo gishoro, bungabunga ubuzima bwawe, urabuzigamye igishoro kidahomba. Jijukira kugira umuryango muzima bigufashe kubaka igihugu cyawe.